Shuti bakunzi ba Mama Mignone TV, turabasuhuje. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Ni gute wahura n'ibibazo muri ubu buzima? Ni gute wahura n'ibibazo muri ubu buzima ukabasha kubyikuramo? Ni gute wakwikura mu bibazo bikugarije mu gitondo, saa sita, nimugoroba, amanywa n'ijoro? Ibintu bikugarije rero, ibibazo bikugarije, iyo ubibonye cyane cyane ibibazo bitandukanye ukabona byakubanye byinshi, ikintu cya mbere na mbere cyagufasha gusohoka mu bibazo ni uguceceka. Ni uguceceka. Mu gifaransa baravuga ngo le silence tue les imbéciles. Guceceka kwawe gushobora kwica ibicucu, reka tubigereranye gutyo. Iyo ucecetse nta muntu umenya akakurimo. Iyo ucecetse nta muntu ushobora kuvumbura ngo avuge ngo uyu muntu aratekereza gutya na gutya, uyu muntu yadufatira imyanzuro iyi n'iyi, uyu muntu igisubizo cye ni iki. Oya, iyo ucecetse buri wese asigara yibaza ngo ariko uriya ko tumuvuga ntasubize, uriya ko tumwandagaza ntasubize, uriya ko tumucira urubanza ntasubize. Uyu munsi hari abantu biyemeje guhinduka abacamanza b'abantu, akagufata akavuga ati ngewe uriya rwose urubanza ndarumuciriye, ni umunyabyaha nta n'ijuru yabona. Ugatangira kwibaza, se aba bantu baje kuba abavoka b'Imana? Aba bantu Imana yabagize abacamanza bayo ku buryo aribo bakata imanza? Ariko mu by'ukuri tutavuye no kuri ibyo byo kuvuga ngo ntiwabona ijuru, ngo cyangwa wabona ijuru n'ibiki byose, buriya guceceka ni umuti w'ibibazo byinshi. Guceceka ni umuti w'ibibazo byinshi. Sinkubwiye ngo uzaceceke uheranwe n'agahinda, oya, ahubwo irinde kwisobanura ku biri kukuvugwaho, icyo ni kimwe. Irinde kwisobanura mu bantu. Icya kabiri, hari igihe umuntu ashobora kugukorera ikosa utazi nawe igitumye akora rya kosa. Mbere ya byose ceceka. Ndi gukoresha imvuga ngo ceceka, cyangwa se tuza umanze umenye impamvu uyu muntu yakoze iki kintu. Ukimara kumenya impamvu uyu muntu yakoze iki kintu, ukimara kumenya impamvu uyu muntu ashobora kuba yarengereye akaguhemukira, uyu muntu ashobora kuba yatwaye kiriya kintu mutabivuganye, uyu muntu kuba yagiye aha hantu mutabivuganye, icya mbere na mbere tuza umutima. Tuza umutima, nushaka kubimenya uceceke cyangwa ugende gake. Nuko nabivuga, ugende gake, uvuga utese uyu muntu ko yacecetse, uyu muntu ko nta makuru ari gutanga, ni gute ndamenya icyo atekereza kuri ibi bintu nshobora kuba namukoreye. Shuti rero bavandimwe, reka mbabwire ikintu gikomeye cyane ni ugutuza mu buzima. Iyo watujije ibindi byose birashoboka. Uyu munsi hari abantu bagiye bafata umwanya wo kwisobanura, bamuhamagara bati dore byagenze gutya na gutya, runaka yakuvuze, nawe ugatangira ukisobanura ngo ubusengo yamvugaga ngo byagenze gute na gute, ibiki n'ibiki. Akazana impamvu nyinshi zituma yisobanura. Ndakwinginze ngo igihe uri mu kigeragezo ntukisobanure. Igihe bariho bakuvuga ntugasubize. Igihe umuntu yagukoreye ikosa nawe uri kwicara uri gutekereza wibaza impamvu iri kosa ryabaye, wibaza impamvu uyu muntu yakora ibi bintu, ukibaza izo mpamvu zose, ndakwinginze ngo ntukagire uwo usubiza, ntukagire uwo ubwira, ntukagire n'ubaza. Jya uceceka, wibere mu mutuzo, utangire utekereze kuva igihe iki n'iki kugeza igihe n'iki byari bimeze bite, twari tubanye dute, ese byagenze gute, abo yabanye nabo bashwanye bate, habaye iki, hakurikiyeho iki, byatangiriye. Noneho nurangiza nawe umwibazeho, kuki ibi bintu abikoze, bitewe n'izihe mpamvu? Ibyo byose igihe utuje uri kugenda ubihuzahuza,
umutima wawe ukagenda utuza, uzamenya impamvu, umenye inkomoko. Noneho nurangiza ubifatire n'umwanzuro mu mutima. Ugifata umwanzuro mu mutima, umwanzuro wifatiye weho ubwawe, uzafate n'inzira ugishe Imana inama. Ubaze Imana, mbikoreho iki? Mbigire gute? Nkore gute? Ibyo bintu nurangiza kubikora, wegera umuntu umwe uzi ko ari inyangamugayo, kugira ngo udaheranwa n'agahinda, ukaba warwara stroke, ukaba wagira pressure. Aho kugira ngo uzagire ibyo byose, uzegera umuntu umwe ubona ko ari inyangamugayo. Ashobora kuba inshuti yawe, ashobora no kutaba inshuti yawe, ariko wegera umuntu umwe nakwita inyangamugayo. Umubwire uti inshuti yanjye, nahuye n'ikibazo iki n'iki. Iki kibazo rero nahuye nacyo, nabuze uko nkifatamo, cyangwa se byagenze gutya na gutya. Uti amaherezo rero naje kwitwara gutya na gutya. Uti mbese, uti ngira inama, iki cyemezo nafashe nicyo? Ese mbihindure? Ese uyu muntu murege? Ese mumujyane mu buyobozi? Ese muteze imiryango? Ese muteze inshuti? Ariko wabanje kwigira inama weho ubwawe. Inama uzayigira ari uko watuje. Ntuzahubuke usubiza umuntu ukugiriye nabi. Ntuzasubizanye umujinya n'uburakari. Igihe cyose uri mu mubabaro, ntukavuge cyangwa se ntugasubize cyangwa se ntukabwire umuntu wagukomerekeje. Ndakwinginze nshuti yanjye, wowe ukurikiye kino kiganiro, menya yuko ari weho wenyine n'ibibazo byawe. Naho waba ufite impanga muvukana, niyo njya mperaho ntanga urugero, hari ibibazo impanga yawe itagukemurira. Niba hari ibibazo impanga yawe itagukemurira, bisobanura ngo nta n'undi wabigukemurira. Hari ibibazo umubyeyi wawe atagukemurira, hari ibibazo umuvandimwe wawe atagukemurira. Ari ibibazo ugomba guhangana nabyo weho wenyine, nta wundi muntu muri bufatikanye muri ibyo bibazo. Rero niba nta wundi muntu muri bufatikanye muri ibyo bibazo, bana nabyo, ubundi uhamagara Imana yawe igushyigikire muri urwo rugendo. Aka kantu nari nongeyeho kavuga ngo uzashaka umuntu umwe w'inyangamugayo. Ashobora kuba ari inshuti yawe, ashobora kuba ari umuntu wumvishije ahandi, ukamubwira ikibazo wahuye nacyo. Ndagira ngo nkumenyeshe ntashidikanya yuko ushobora kuzashiduka ari weho umuntu ubayeho utuje, ndetse na ba bandi baguhemukira, na wa wundi waguhemukiye agasigara avuga ati ese uyu muntu ko namuhemukiye ntareyaje se bite? Reka mbahe akagero gatoya. Umuntu yigeze kutunyuraho abishaka ndetse yanabigambiriye, yashakaga kwendereza umuntu twari turi kumwe, kwendereza, kumwiyenzaho, doko kuvuga ngo reka mwanduranyeho. Araza tunyuraho, ariko ahita akandagira wa wundi, kandi ukabona ko abikoze abishaka. Bitewe n'iki? Akabazo yari amufiteho cyangwa bifu bari bafitanye. Ariko muri uko kuvuga ngo reka mukandagire ahantu twari turi, intego yari afite nyamukuru yari yo kugira ngo amuteze abantu bose bari baraho. Mbese ibaza umuntu agukandagiyeho mu ruhame rw'abantu, igitero cyabo, reka nishaka mvuge mu isoko, reka nanabyirure, twari turi ahantu gutya mu isoko. Uwo bakandagiye yacururizaga muri iryo soko. Noneho bamukandagiye, umukandagiye kubera ko nyine bari bafitanye utubifu tw'abacuruzi, namwe murabyumva, yarahindukiye agiye kumusubiza. Nari muri ruhande, nahise mufata aho ndamubwira nti ahita ndeba, buriya nushaka uzakundane n'umuntu wagufasha mu buzima. Ahita ndeba, arambwira ati mama minyo nti, ariko nanjye nahise mbibona ko harimo akantu. Noneho wa muntu ageze hirya, abonye wa wundi atavuze ikintu yakoze n'iki, yarongera arakatagaruka, aramukubita inkokora. Muri kwa kumukubita inkokora rero, undi yashatse kuzamuka, ndongera ndamufasha, mufata akaboko. Mufashe akaboko, urumva nari nagiye kumuhahira. Ikintu cyabayeho n'iki, nuko yaracecetse, wa wundi arakomeza aragenda. Ageze hirya arahagarara, aramwitegereza, akumva yavuga, akumva yamutuka,
ariko abura ahantu ahera. Bisobanura iki? Hari umuntu ugukora akantu agira ngo uvuge, nuvuga aguteze isi. Uyu muntu rero nari nagiye guhahira, uyu mumama nari nagiye guhahira ndetse turi hamwe dusa naho turi kuganira. Ikintu cyabaye, wa wundi yamaze kugenda ahita ambaza ati mama menye kubera icyo umfashe iyo ureka nkamubwira. Ndavuga ni ikibazo uyu nguyu urabona ko yabigambiriye, yateguye. Niba uyu muntu yamaze gutegura rero, kuko utazi umutegura afite, rekana nawe ahasigaye urebe iherezo ryabyo. Kucecetse hari icyo uhombye, ariko iyo uramuka uvuze gatoya, isoko ryose ryari kukuzuraho, isoko ryose ryari kuza gushungera, mugatongana, kandi wenda weho ntuzi gutongana, cyangwa mugafatana, wenda weho ntuzi kurwana, cyangwa yashatse n'izindi ngabo ziri bumurwanirire, cyangwa afite n'abandi bagufiteho utuntu bashaka kugira ngo baze twa tuntu batukugerekeho, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Nshuti yanjye, urumva ari byiza gusubirikanya n'umuntu utazi impamvu yabimuteye? Cyakora bitewe n'uwo mumama twari turi kumwe mugiriye iyo nama, nkamubwira nti uyu muntu yari yateguye, ntabwo uzi impamvu yatumye akunyuraho bwa mbere agakandagira, ugaceceka, akagaruka akagukubita inkokora ugaceceka. Hari ikindi kintu gikurikiye ibi bintu cyagombaga kubaho kirenze kugukandagira ukihangana no kukujomba inkokora ugaceceka. Nticecekera, ahasigaye wowe uzabona iherezo ryabyo. Nshuti yanjye, uyu mumama byarangiye nyuma yaho ashimiye, arambwira ati ye baba we, atuze abantu bari biyemeje kuza kunshishimura, atuze abantu bari biyemeje kuza kumpagarara hejuru no kunduka. Ati nari ngiye kuba Kabarore ntazi icyo nzira, ati hejuru y'utuntu tw'uduceri mpfa n'uriya muntu. Ni sawa rero, n'ubundi Rosirase tureze imbesire, guceceka cyane byica imigambi y'incakura, kwitonda byemeza umutware. Nshuti yanjye, reka mvuge ngo uzaceceke, uzirinde kwisobanura, kubera ko ibyo wisobanuramo utazi ibyo ari byo. Umunsi mwiza rero, Imana y'amahoro ibiteho, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.